Rero mu by'ukuri nakubwiye ko turi mu muryango wa Bizimana kandi muri uyu muryango wacu akaba ari nawe inkingi twegamira tukema. Hanyuma akarere ko nakakubwiye ni Kamonyi mu murenge wa Kayenzi. Muje rero tubizi yego kandi wabibonye ko nawe tukwizihiye cyane. Ntabwo rero mudutunguye ahubwo twari twabiteguye, niyo mpamvu wabonye twashatse ab'ingenzi kugira ngo tuze kukwakira tunezerewe kandi turi kumwe. Ntabwo rero ndibuze kubabwira ngo bagukomere mu mashyi kubera ko urabona ko hari abafite birantega, ndi kubibona hari abateruye. Ntuze kugira ngo rero nuko twakira abashyitsi, ahubwo buriya nanze kugira ngo ntaza kwica ya mahame y'abagore, kandi urabizi ko igihe tugezemo tugomba kububahiriza. kugira ngo uburyo mwakira abashyitsi ntitwabubonye. Hanyuma rero mwakira neza cyane. hanyuma nuza gushaka kuganira uze kureba uriya mugabo uturangaje imbere, hanyuma uze kumubwira uti ndashaka kuganira, nta mategeko abihana, nta na kirogo yirimo. Urakagira Imana. Murakoze cyane. N'ubundi mu kanya nari nigeze kuvuga yuko nza kubasaba akanya tukaganira. Murakoze cyane. Murakoze cyane mubyeyi. Rero abashyitsi bari baje batugana, nzi ko mu mwanya mwagiraga muti tugiye kubanza tube tugiye gutembera ko twari tumanutse Gahogo twahindukiye iwa Mwaka, kandi aho hose niko urugendo rwabaye mahire. Ariko kandi abashyitsi baje batugana mu mwanya wabonye turimo tuvugana bari barimo bambwira batari ko tuza hari ibyiza biri iyo ngiyi iwacu, hari n'ibyo twasanze inaha, ariko kandi tunaza hari iri turi ku mutima, kandi muje kutwemerera twaza natwe kubasangiza ku byiza by'iwacu. Mubyeyi rero muramutse mubinyemereye tukaba twaza ku ngingo y'ibyigwa abashyitsi bacu nabo kubahereza ku mwanya wa mbere, kubera ko basanze hari byinshi tumaze kunyuramo. Murakoze cyane. Mubyeyi yarambwiye ngo nta kibazo, ni karibu. Murakoze cyane umusangiza w'amagambo kumpa akanya hano muri uru rugo rwa Bizimana Augustin Sostene, umuvandimwe, inshuti. Twaje tugendereye uru rugo, uyu muryango wa Bizimana, duturutse mu muryango wa Habiyaremye Karoli, ni mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ni Akangoma, umurenge ni uwa Rukumberi. Yewe rero waje uhagarariye uyu muryango nitwa Thomas Nsabimana, nk'uko mugenzi wanjye yari yabivuzeho. Izina rwose yari yarimenye kare, nabonye ari intore koko idasobanya. Rero umuryango wa Habiyaremye Karole wambwiye uti jyana n'izi ntore z'intoranwa muri kubona ahangaha impande yanjye, maze mugende mujye kudusurira umuryango wa Bizimana. Twaje rero koko dusanga muri mu gitaramo cyiza, natwe dukunda gutarama kandi dukunda gutaramana n'abo dusanze, dore ko twese nabonye turi intore. Ariko ntabwo umusaza Habiyaremye Karoli yatwohereje gusa, tuje mu muryango dukunda, yaduhaye n'ituro.
duhaye n'ituro rwose tubazanira kugira ngo dukomeze gutaramana, dukomeze kwishimana. Nagira ngo rero uwateguye iryo turo aryigize hafi kugira ngo tubanze turibashyikirize. Iri ni ituro twabazaniye, murakoze cyane. Ituro Yego. Katuri abadiyakoni barijyane mu maturo. Asa n'uri bumbaze icyacumira? Oya. Erega buriya ni n'intwererano kandi turabizi ko intwererano ntabwo nta